Nemyaka mngakasisi? na 31. 31 years. ndagira ngo mwereke uburyo ki abakobwa mwe mwifuza kuba mwatunga ibya mirenge biturutse mu busambanyi ko nta kintu kirimo. Hari umukobwa uwo mubona no mu gihugu cya South Africa aho yaje kuba yaryamana n'umugabo uturutse muri Zimbabwe, ariko ibyaje kumukora ni ibintu bidasanzwe cyane. Yaje ko yamukoreye ibintu bya mfura mbi, aho umugabo kuva bakimara gukora imibonano mpuzabitsina kugeza n'uyu munsi wa none umukobwa ameze nk'umugore w'imyaka 90 cyangwa 100, umugore mukuru ku isi, ariko afite imyaka 31. ushobora kumubona ku foto ukabona n'umuntu ukuze cyane, nyamara ni muto cyane. No mu gihugu cya South Africa abantu benshi barimo baribaza ni ese byagenda ute. Nicyo mbabwira ngo mwe muryamana n'abantu mutazi ngo uyu muntu afitiye inkomoko. Ibaze ko nkuko mubibona, murabona uwo mugore wicaye hirya ye, uwo ni mama we, urabona ko amuruta. Ibaze ko nyina nawe ubwe byamuteye ubwoba kubona umwana we amuruta, kubona aruta umwana we amuruta kusura kandi ari we mukuru. Uyu umubyeyi mama we bamwita Tembi Neko. Naho uwo mukobwa mubona we ufite imyaka 30 ariko usa nk'imyaka 90 cyangwa 100 bamwita Sinekala Kaza. Sinzi gusoma iki kirimi cyaba South Africa, ariko icyo nakubwira cyo nawe uri kureba izina waza ko wabyisomera. Ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, kubera iki amafaranga akenshi aduhumisha. Ibintu umukobwa byaramubabaje cyane. Aho nakubwira ko ubu ngubu ikintu ari gusaba ni kimwe, ari gusaba abantu ngo babe bamusengera kuko arimo kunyura mu buzima bubi cyane. Nkuko mubibona, murabona ko wajya afite imyaka 90, kandi urebye ifoto ya nyayo ya mbere urabona ko afite imyaka nka 20, uretse ko afite imyaka 31 y'amavuko. Iyi ni inkuru yababaje abantu benshi cyane. Harimo n'abajya emotion bashaka kuba bari kubona umuntu w'imyaka 31 ari old woman. Ibaze ni ibintu bibabaje cyane, nubwo bishimishije na gato. Ariko mwabakobwa mwe mwigiza abasire queen ngo mushaka kuzatunga amafaranga bitabavunnye, murabona ko bagenzi banyu biri kubaho nabo ubwabo si bishimiye kuba babibona. Ibaze kubona isura yawe iri gusaza ureba, ni ikibazo gikomeye cyane. Gusa byo uyu mukobwa ndimo ndakubwira ubu niwe muntu waguha ubuhamya bwuzuye bw'ubuzima, kuko ubu ngubu arabona ko ariho arimo kuba yanyura mu buzima bukakaye, ubuzima bubi cyane, kubera ibyo yishoyemo ashaka amafaranga. Ndetse nakubwira ubwo se mu Rwanda twareba ko ari nk'uwo mukobwa ukunda gukora, wenda reka tufate urugero rwa hafi nka Jackie. Ibaze nk'ubu Jackie ubona kuriya, ukabona Jackie ni umukobwa mukuru cyane, cyangwa bano bakobwa benshi tubona muri social media tutazi akazi bakora, tuba tubabonaho gutyo, tubona ko ari abakobwa nyine bafite amafaranga. Ibaze ugiye kubona ukabona afite imyaka 80. Gusa byo bavuga ko urwishigishiye rusoma kandi agatinze kazaza namenyo yaki. Aha, sinidwa mivuga namwe murabizi. Gusa by'icyo nakubwira cyo ni kimwe, mwabakobwa mwe mwese iyi nkuru ibabere isomo y'uyu mukobwa umeze nk'umukecuru, aho nyina niwe uzagahinda arimo kubona umwana we arimo kugenda ahinduka uruvu. Umukobwa aho arimo kuvuga ati igisigaye no kwipfira, bitewe n'uburyo ki ubuzima buri kugenda busaza. Mushaka kwibona mukajya ngo bimaze umwaka, nta nubwo hashize na mezi 2 habashize, hari gushigiye kinini yaba ari mu byumweru 3. Urumva ko umukobwa ari mu gahinda gakomeye cyane. Ibaze kubona uri old woman kandi wari umukobwa muto. Ibaze ubwo buzima, burya niwe muntu uri kunyura mu buzima azi neza. Twebwe dushobora kwibona tukabona ati yo this ni ukumufagira ngo Paul, ariko agahinda arimo ni kamwe. Ibaze kumva uri old woman kandi uri umukobwa mutoya. Mwabakobwa mwe mbasaba ikintu kimwe kandi mbabwire mbikuye ku mutima, mwe mugenda mukaryamana nawe banyamahanga mutazi inkomoko yabo, agiye wasanga kuryamana nawe agutambye ngo mushaka ibya mirenge ku nenyo, nimba ari ku menyo, nimba ari kuki. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, be careful, mujye mwitondera
ubwo buzima mwifuza, ubwo buzima burimo ibya mirenge, nibwo buzima urimo kwirimbura uzi ngo uri gutabara byinshi, naho ugiye kuba wiyicira ubuzima utabizi. Kubera iki? Twifuza ibya mirenge ibitari byacu. Gusa byo muri South Africa abakobwa benshi bakora uyu mwuga wo guhostinga, ni nko guhostinga, twavuga ko ari nk'ibyo ngibyo, kuko akenshi na kenshi niho biva. Nakubwira ko abakobwa benshi bo muri South Africa bagize ubwoba bwinshi cyane, bavuga ati burya uyu mugabo waruturuka muri Zimbabwe ibyo yaje kuba yamukorera si iby'inaha i Rwanda. Mw'abantu mwe mubona abanyamahanga mukavuga ati bafite amafaranga, ayo mafaranga uzayarya ariko nawe azasigara akugaragura, uzicuza icyatumye unifuza kurya ayo mafaranga. My friend, reka mbabwire, burya nta muntu utifuza kuba yabona amafaranga menshi kandi cyane. Buri wese ubuzima tubamo tuba twifuza amafaranga menshi cyane. Sometimes ushobora no gusanga uyu mubyeyi kwa byamubabaje ari uko umwana we ari we wari nk'umutunze, ariko kuba yaramutunze, ubuzima yaramutunzemo ntabwo ari ubuzima buri fair. Kuba yaramutunze mu akora umwuga w'uburaya ntabwo ari ubuzima buri normal. Ubuzima bwa nyabwo ni ubuzima butarimo ikintu nakubwira cyo, ubuzima butarimo risque. Ubuzima butarimo risque nibwo ubuzima bwa mbere bwiza bubaho, bwigeze kubaho. Mw'abakobwa mwe b'Abanyarwanda mwifuza gutunga ibya mirenge biturutse mu buzima bwo guhostinga, ndagira ngo mubwire ngo uyu mukobwa ababera urugero. Uyu mukobwa wo muri South Africa, cyangwa tumwite izina rye, ibaze ko kuba yahise aruta mama we aricyo kintu kirimo kumubabaza. My friend, ndagira ngo uyu mukobwa bita Koza cyangwa Hoza Sine Kalanika, ni izina rikomeye cyane, kuko burya buri gihugu cya gifite rogo yayo mu kuvuga amazina. Ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, be careful, mwitonde, kuko nk'uwo musore mubona ibyo yaje kuba yamukorera biteye ubwoba, biteye icyo bita ubwoba. Ntabwo ari ibintu byoroshye cyane kuba uyu musore wo muri Zimbabwe bigaragara ko atari we muntu yabakoreye ibi bintu, kuba yakorana n'umukobwa imibonano mpuzabitsina akamusiga ari nk'umuntu udafite icyo yimariye, kuko birababaje cyane. Abantu mwese mwifuza mu ubuzima bwiza budafite igiciro cyinshi, ubuzima bwiza utazi iyo buturutse, ni iki ngiki mujye kuzajya muhembwa. Igihe uzahora n'umusore usange agiye kugusiga iheruheru, agiye kugusiga uri nk'igishushushungwa, kuko nk'uko mubibona murabona ko umukobwa wanyasigaye ari igishushushungwa, kuko uba hasigaye ni amasengesho n'imigambi y'Imana.